Ndabashimiye ku rugendo twabanye tugitangira iyi channel yacu ikaba imaze kugera ku rwego rugaragara ko turi mu nzira nziza umwami adushakamo. Uyu munsi nagira ngo mbafashe kumenya ko umuntu agukunda cyane kandi yiteguye guhangana n'ibigeragezo byose muri kumwe. Ntabwo ari ibikorwa gusa cyangwa se amagambo gusa, bikorwa no mu buryo akwitaho buri munsi. Dore bimwe mu bimenyetso by'uko umuntu agukunda by'ukuri kandi yiteguye kurwana intambara zose z'urukundo. Tugiye kureba hamwe ibintu 9. Ikintu cya mbere nuko agushyigikira mu bihe byose. Iyo uri mu byishimo aba ari uwawe, waba nyine aba ari uwa mbere mu bantu bawe nyine mwishimana. Iyo uri mu kaga cyangwa mu bihe bikomeye ahora ku ruhande rwawe, nta kwihunza cyangwa ngo akugire nk'uwikoreye umutwaro, nyine akuba hafi. Icya kabiri nuko akumva, agafata igihe cyo kumva cyangwa se igihe cyo kugira ngo amenye uko wiyumva. Arakumva iyo umubwiye, agaha agaciro amarangamutima yawe. Agerageza kuguhumuriza, si ugucecekesha gusa cyangwa se kugucecekesha gusa, ahubwo agerageza no kuguhumuriza kuvuga ati ibintu nyine bibaho, ntabwo wenyine, ihangane uraza kubinyuramo. Apana kugucecekesha gusa ngo utagira icyo uvuga, utagaragaza amarangamutima yawe. Nyine arakumva, agafata igihe nyine kugira ngo amenye nuko uri kwiyumva. Icya gatatu nuko afata umwanya we ngo yige uko akunezeza. Ntabwo yikunda gusa, ahubwo ahora ashaka kumenya icyo wifuza, uko wakwishima, ibyo ukunda n'ibyo ndetse wanga. Atanga igihe, ingufu ndetse n'imitungo igihe bibaye ngombwa ngo wumve ko witaweho. Nyine bibaye ngombwa ko akoresha ubutunzi, bibaye ngombwa ko akoresha igihe, bibaye ngombwa ko akoresha amafaranga, ubutunzi, ibyo byose arabitanga kugira ngo wumve ko witaweho, nyine ukunzwe. Icya kane nuko akubaha. Nta kintu akwimarira cyonyine, ntiyagukorera ikintu cyose yakora ku bandi gusa. Akubaha nk'umuntu, akubaha ibitekerezo byawe, umwanya wawe n'umubiri wawe. Ntabwo akwima ubwisanzure cyangwa ngo akugire nk'utagomba kugira ubuzima butari ubwe. Nyine ntabwo atuma ubaho nk'imfungwa. Ikindi kandi nta kintu yakwima cyangwa se ngo yumve ko utagikura ahandi. Ntabwo aba yumva ko nyine yakugumana wenyine, abimva ko ikintu cyose wumva kigushimisha, ikintu cyose wumva ukunze yakorera ukagikora. Nyine uko abakubaha, abavuga ati uri mukuru wabikora, nta kibazo. Icya gatanu, agira ubushake bwo gukemura ibibazo no kwiyunga. Iyo mwagiranye ikibazo, ntabwo yirukira guhunga cyangwa kuvuga nabi. Arashaka ko bikemuka, ashaka ko mukomeza kuba hamwe, akavuga ati dufite ikibazo ariko turi kumwe, reka tugikemure. Apana uvuga ngo ngo ngafata umwanzuro ushaka. Buri umuntu muri mu bibazo akavuga ngo bifatira umwanzuro cyangwa ukora icyo ushaka, ntabwo umuntu muri kumwe. Iki kirakomeye cyane. Nawe uzarebe uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa se uwo mwashakanye, then mukamufitanye ikibazo, uzarebe iyo ushaka kubimubwira ukunda kubwira se, arakubwira ngo fata bikora uko ubishaka, cyangwa ko ati reka tubitekereze noneho turebe icyo twahurizaho nyine mwese muri hamwe. Apana kubigushyira ku mutwe, apana kubigutereraho. Ikindi cya gatandatu nuko kuvuganira niyo byaba bitamworoheye. Iyo abandi bakuvuze nabi cyangwa bakwibasira, ahora ku ruhande rwawe akakuvuganira. Si uko nyine ahora kwemerera byose, ahubwo ahora yifuza kuba mu mahoro. Ntabwo ari uko nyine ari byiza ko ari kukuvuganira, ntabwo ari uko aba avuga ngo ibyo ukora byose ndabikunda, ahubwo aba ashaka kuba mu mahoro. Icya karindwi nuko agusangiza ubuzima bwe bwose. Ntabwo aba afite ubuzima akwigisha nubwo adashaka ngo ubyinjiremo. Aragushyigikira mu buzima bwawe bwose, ikindi akagushyira mu buzima bwe n'inshuti ze, umuryango n'ejo hazaza hiwe. Nubwo yaba adafite ubuzima nyine bwiza bwo bushimishije bwo kuba yakwereka, akwereka uko ari. Ati nduyu nguyu nkunda uko ndi, mfite ibi ngibi nkunda uko biri. Yego n'uwo muntu aba agukunda cyane kandi anakubaha. Icya munani nuko akubwira ukuri niyo nyine waba wamubabaje, cyangwa se niyo ukuri kwaba kwamubabaje. Umuntu ugukunda by'ukuri nta kubeshya ngo akurinde ukuri, ahitamo kukubwira ukuri kuko agufitiye icyizere kandi azi ko urukundo rwanyu ruzarenga rukagera kure cyane. Umuntu ugukunda nyine akubwira ibintu nyine nabikoze umbabarire, kuko azi ko nawe umukunda, then ashobora guhita avuga ataraza kumbabara. Cyangwa se nubwo yaba azi nyine ko bibabaje, nubwo yaba azi ko nyine bitoroshye, akubwiza uvuga ati rero iyi nzira urimo ntabwo ari sawa, ugende mu inzira nyine yaba ari nziza. Icya nyuma kandi nacyo cya 9, aba ashaka kukubaka mu mwanya wo kugusenya. Icyo akora cyose aba yifuza ko wiyumva neza, kugira intego, kugira amahoro. Iyo umutima wawe utuje nyine niwo munezero we.
aha nyine yifuza ikintu cyatuma nyine ukomera kuruta uko yagusanze, ntabwo aba ashaka usubira hasi, ntabwo aba ashaka kuguma aho wahoze, ahubwo ashaka kukubaka nyine, kubaka ntabwo ucumbikira ahubwo urakomeza kugeza igihe uzasakarira. ndagira ngo icyitonderwa, nubwo umuntu ashobora kukwereka ibi byose, urukundo ntabwo rugera aho rugera cyangwa se aho rugeragerezwa. Ntiwakwitega ko buri gihe cyose bizajya biba perfect cyangwa se biba uko tubivuze, ariko uzamenye ko ari urukundo nyarwo. Iyo niyo ibintu bigoye ataguha, ahubwo aguhora hafi. Nyine ashobora kutagukorera byose, ariko nyine menya ngo akuri hafi, nibura menya ngo muri kumwe. Yego ibi byose ntabwo yabigukora ku murongo ngo abitondekanye ku murongo n'ibindi ndetse, ariko menya ngo ntabwo urukundo rugereranwa, nta nubwo ari ikintu wapima. Igihe ruhari rero uba urabibona wifashishije n'ibimenyetso byacu. Reka ngo ntibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu ya Kuzuba Mirror. Kora share ubigere no ku bandi, ukore comment aho hepfo tubwo kubyumva. Ikindi kandi ujye nyine urayikinga, niba ubonye ikintu ukagikunda jya ubikora no mu bikorwa. Jye mwakumwe ni Kuzuba Diana, gahunda ni akagaruka.